Mwaramutse Yesu ashimwe, turi kuri cano ya gusenga by Mama Ebenezer. Rero ndagushuhuje, shalom mu gihugu cyose uherereyemo, shalom shalom. Njye wumva kuri mikoro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge muri iki gitondo, dushyire Yesu hejuru. Reka dusome Yohana 14 umurongo wa 23. Yohana 14 umurongo wa 23 haravuga ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, data azamukunda, tuzazaho ari tugumane nawe. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzazaho ari tugumane nawe. Umwami ashimwe. Data wa twese ashimwe. Igitondo mwaramutse ningo, sukunda Yesu, ukunda ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Umwami aturengere. Reka iki gitondo tubwire Imana ngo Mana, tubwire na Yesu, uti Yesu ongera udusubizemo intege, imbaraga zo gusoma ijambo. Gusoma ijambo. Ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Ijambo ry'Imana tugomba kurisoma, tukaryumva, tukarisobanukirwa. Abantu benshi banga gusoma ijambo kandi nta rundi rurimi Imana yumva. Ko ijambo iyo turisomye turisengeramo. Twasengeramo ijambo se gute kandi tutarisomye? Tugomba kwitoza gusoma ijambo ry'Imana, kwitoza gukora, kwicara tugakora Bible study ku ijambo ry'Imana n'abandi. Tukaganira ku ijambo ry'Imana, tukigana ku ijambo ry'Imana, tukaryiga, mugahamagarana 2 cyangwa 3, tukigana ijambo ry'Imana, tukarisoma rikaducengeramo. Ko nicyo cyonyine dufite gihangamura Satani, gihangamura ya majwi abari kuza, ya majwi aza natwe tuba tugomba kuyasubiza. Nuko Satani akongorera umuntu, ugomba kugira icyanditswe umusubiriza mu na Yesu nicyo yakoresheje. Nta kindi kizamunesha uretse kugira ijambo ry'Imana muri twe, ngo data azamukunda. Urumva uyu muntu, ijambo ry'Imana. Haleluya. Data akamukunda, kandi Yesu na data bazaza hari bagumane n'uwo muntu wikomeje mu ijambo ry'Imana. Turashaka ko Yesu aza hafi yawe, ushaka ko Imana iza mukagumana, tukagendana. Nitwimenyereze ijambo ry'Imana, twimenyereze gusoma ijambo ry'Imana, twimenyereze kwicara tukongera tukaryuza, tukaryumva, tugasaba umwuka wera kuri dusobanurira, kutubwira ubwiru buri mu iryo jambo. Reka twisengere uyu mwanya, ijambo ry'Imana ryongere ribe rishya muri twe, kandi kubisoma, inyota yo gusoma ijambo ry'Imana igwire. Haleluya. Yesu ndasenze uyu mwanya, mwami, nyemerera ubwanze, nyemerera utegeke. Reka ijambo ryawe ryongere, umuriro w'ijambo ryawe wake muri twe. Wongere mwami, uhagararane natwe mu ijambo, tuvugire mu ijambo ryawe, tugendere mu ijambo ryawe. N'ukuri nk'umuntu nagukunda azitondera ijambo ryawe. Ijambo ryawe watubwiye, ibyo waduhaye turikomereho, tuhagarare tudatsinzwe n'urubanza, turyitondere kuko uri Imana. Haleluya. Ijambo ryawe ni ubuzima, ni ubuzima. Haleluya. Ndasenze mwami, kugira ngo utegeke byose birakumvira, uvuge turumva mwami. Mu ijambo ryawe aho niho dukura imbaraga. Mu ijambo ryawe aho niho twongera tugakomezwa, twongera tukuzurizwa mu ijambo ryawe. Haleluya. Ijambo ryawe ritubera ingabo idukingira. Ijambo ryawe ni umucyo umurikira intambwe zacu. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe ni inyundi zigahonda. Mwami, ibyari byarigize akagarara muri twe, mu izina rya Yesu ndasenze, mu mbaraga za Yesu, mu gukora kwawe Yesu, mu bubasha bwawe Yesu, ndasenze mwami. Haleluya. Kugira ngo ijambo ryawe rirusheho gushora imizi, ntiturisome gusa ngo rigende, ahubwo turisome, dukore icyo ijambo ryawe ritubwira, dukore icyo ijambo ryawe wariduhereye, tukumve kandi tukumvire mu ijambo ryawe mwami. Haleluya.
data urukundo rwawe turwumve, ijambo ryawe ritume mwami twongera kumenya urukundo dukunda, kuko aho niho tuzasangamo icyo uvugana natwe, aho niho tuzasangamo icyo ushaka, icyo wifuza. Mwuka wera arushaho kudusobanurira ijambo, ngo data azamukunda kandi ngo tuzazaho, ngo Yesu na data muzazaho aho tuzaba turi kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Uduhe kwitondera ijambo ryawe mwami, uduhe kwitondera ibyo wahamije, uduhe kwitondera icyo uvuga. Ijambo ryawe ni ukuri. Ndasenze mwami, ugumye ukingure mu bugingo bwacu, ijambo ryawe turyumve, turihishukirwe, turisobanukirwe. Urakoze Kristo, urakoze mwami kubw'imesaje y'iki gitondo. Ushaka ko tumenye ijambo. Haleluya. Andi magambo yose adakwiriye, adahesheje Imana icyubahiro, avemo muri twe, ahubwo mwami twicare imbere yawe, utwigishe, tukwemerere utwigishe, tumere nka Mariya tucare ku birenge byawe, utwigishe ijambo ryawe, uduhugure mu bugwaneza, mu izina rya Yesu. Twumve ijwi ryawe, twumve mwami, kandi twumvire ubutware bwawe n'ububasha bwawe. Urakoze Yesu Kristo, urakoze nyiribihe, izina ryawe niryamamare none n'iteka ryose. Amen, amen. Imana ishimwe. Twitoze gusoma ijambo ry'Imana, twitoze gusoma ijambo. Ubonye umwanya uri mu modoka ugenda, twitoze uyu munsi, wisengere, ubwira Imana ngo yongere ikugaruremo inyota y'ijambo ry'Imana, itwuzure. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana rirushaho kuzura muri twebwe. Umwuka wera w'ijambo hatwuzuze kandi ajya duhishurira mu bubasha bwa Yesu Kristo, kubw'izina rya Yesu, kubw'icyubahiro cya Yesu. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Umunsi mwiza.